Ikibazo cy'ababyeyi bafite ingengabitekerezo ya jenoside bagashaka kuyiba mu bakiri bato nicyo cyatumye ababyeyi n'abayobozi b'inzego z'ibanze b'Ibwerankuri mu karere ka Kicukiro bafata umwanzuro wo kujya gusura urwibutso rwa Gisozi mu mujyi wa Kigali. Abana biganjemo abiga mu mashuri y'uburezi bw'ibanze kandi bose bakaba baravutse nyuma ya jenoside nibo bari kumwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse na bamwe mu babyeyi babo ubwo basuraga urwibutso rwa Gisozi. Umwe muri aba bana ni umusore ufite imyaka 19 y'amavuko, yemeza ko ikibazo cy'ingengabitekerezo muri bagenzi be gikunze kugaragara, ariko akaba avuga ko ababigaragaza babikomora ku babyeyi babo. Nk'umwana ufite papa we wafunzwe cyangwa se ufite ababyeyi be bapfuye, ibyo byose ntago haburamo akantu ko kuvuga ati baratwishiye cyangwa se aba baratwishe. Ibyo nyine bishobora gutuma hazamo utwo tuntu tw'udukonfli, umwana ntiyumve neza ubunyarwanda, yiyumvemo ubunyarwanda ahubwo agakura azi ko hari uwamuhemukiye. Iyo nzika rero akaba iyo nzika igomba gucika, kuko ikomeje kubaho ishobora gukurura ibindi bintu by'ibibazo nk'ibyabaye nyine mu Rwanda. Ibi nibyo byatumye ubuyobozi bw'ibanze Bwerankuri mu karere ka Kicukiro bufata umwanzuro wo gukumira ko iki kibazo cyakomeza, nk'uko bisobanurwa na Habimana Jackson, perezida wa njyanama mu kagari ka Bwerankuri. Uru rugendo tuba tukumira cyane ndetse ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko, kuko aho bashobora kugenda hanze bakumva ibijyanye no gupfobya, ariko icyo gihe iyo habayeho kubigisha kubereka ukuri bituma bashobora gukosoka. Ku ruhande rwa Chantal Uwizeye uyobora akagari ka Bwerankuri, avuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bakwiye kongera imbaraga mu gukumira abakiri bato bagira aho bahurira n'ingengabitekerezo ya jenoside mu rwego rwo gutegura ejo hazaza hazira amacakubiri. Hari abana benshi usanga mu miryango yabo hakigaragaramo ibintu by'ivanguramoko, babatoza ubwo buhutu, ubwo bututsi, ubwo butwa, ariko nk'aha ngaha abana bazi gusoma, bagiye bareba ku nkuta message zihanditse. Ubu icyo dutoza abana ni ukwiyumvamo umunyarwanda kuruta kwiyumvamo ubwoko runaka. Kugeza ubu igihugu kiracyari mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kuko iyi minsi izasozwa ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi, umunsi unafatwa nk'ahari w'ingabo zaho zari za APR Inkotanyi zabohozaga igihugu. Mu gihe uyu munsi utaragera, hirya no hino mu gihugu hakomeje kuba ibikorwa byo kwibuka hagamijwe gufata ingamba zigamije gukumira jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo.